ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'uyu munsi riravuga ngo kumvira amahoro mu kibazo. Mu gihe abandi bakubona mu bibazo, wowe ukaba urimo wiyumvira amahoro. Ese ibi byakozwe nande? Byakozwe n'umugore umwe w'umushunemu kazi. Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 26. Ndakwinginze irukanke uhure umubaze uti ni amahoro? N'umugabo wawe ni amahoro? N'umwana wawe? Umugore aramusubiza ati ni amahoro. Aramushubije ngo ni amahoro, kandi umwana we yapfuye asize amworoshe. Ahubwo arimo arasiganwa ajya kureba nde? Ajya kureba Elisha. Izi mbaraga ziva he? Izi ni imbaraga zitangwa n'Imana. Umugore yapfushije umwana ntiyabibwira umugabo, kuko icyo gihe ngo yari yamuhawe na Elisha. Arangije mbere kugira agire ikindi kintu akora, abanza kujya kureba Elisha. Nuza gusoma ukagera ku murongo wa 37 byarangiye uno mwana nazutse. Ariko icyo ashatse kuvuga hano ni iki? Ndashaka ko uyu munsi wa none ibibazo bitongera kukurusha imbaraga ngo bikwambura amahoro yawe. Tangira wumvira amahoro mu kibazo, utangire watura amahoro mu kibazo, uvuga amahoro mu kibazo. Abantu bavuga ngo Paul babwire ngo ni amahoro. Uru rwego n'urugeraho Satani arazinga umuriza agende. Shoje nkubwira ngo ibuka uri we biri mu bigize amahame.